Imana dusengira komeye. Umva mama ari he? Ndabizi. Ma! Yarari mu gikano. Uzi ibintu bibaye? Nibikise mbwira. Nabonye amafaranga. Ngo iki? None se amafaranga uramwana w'umuhungu yakuye. Yayabona. Atayabona yigabaye umuntu w'umugabo uzimubonye. Nandwa wakumirwe yarakuze. None mwana umwana mwiza ntago ari ingegera. Ubundi yaza ko ari undi muntu nandwa yari kuyohereza. Ndakwica muhire ndakwica wangegera. Ako si umuntu utangiye kuza kunyonone. Bese nako uri kwahira ubwatsi. Ubu ntago ari ubwatsi bwa. Isi yacu igenda ihinduka, biradusaba gusirimuka, nanjye nkasirimuka, sirimuka, 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 sirimuka. Sirimuka. Reka mamagare producer sha. Rindira. Harya kaka nimero bahamaye kitwa kabana. Allo. Buretse gato. Waretse ariko ihene nono. Ndakudiye. Wino hano. Ndakudiye wahene. Allo. Producer. Ndimo ndaragira ihene. Natsindiye 200,000. Ninde? Bamaye nimero yawe ngo ngwamagare. Ngo nkora akaririmbo nitwa Sirimuka. Ntago wamenye. Kandi ari ye muntu watsindiye amafaranga. Witwa nde? Ayo mazina yanyu ntago nyazi. Ni bandemu ni teri. Ibyo bya tedemu na ngo ibyo bya press ibyo bya kizi nabyo nzi. Yego buretse ihene yanjye buretse sha. Yego haryo ukorera indirimba ngayo. Ayo mafaranga ko numva rengeje andi ayo bampaye. Ayo mafaranga ni menshi. Reka mbanze ndwane n'ihene yanjye. Wicara hano wahene. Icara do iracitse kubera wowe. Ayo mafaranga ungi yatumye n'ihene nci. Umva. Akangakura kabona uti. Abona katabari sawa. Karimo stretch. Ubu yereka mbazi si ikibazo cy'uko utankwira yankwira ariko reba inoje kuko nireshya ifite na pasoro bari we wajyana mu kazi. None uracaka kujyana ibintu bya rumbi yase wambaye. Ntago nkubwiye ko ari ibingi bicaka kujyana ariko wimana imyenda yawe. Ninde waguha akazi usa nabi? Nyine ngewe subizi ko ndi umusirimu. Nyine mera ngo uhitire mureba naka gapira. Urabona bitajyanye shokora n'umukara. Nganyumvira. Reba yindi pe ntabyo ngero. Reka nkwereke sibyo? Ntago ucaka umwenda muremure cyane ariko nanone utari mu byibura ugeramo hano. Niyo yabikanze. Kaga kanzu kawe k'umukara basi. Bari kuzana tureko byajyana. Ukuntu bimeze ugomba kwambara akantu k'akamini ku buryo amaguru byabwira byiza byawe. Oya yagenda uzana kandi. Iyi ngiyi ntabwo nayambaye. Nukuri ntabwo nayambaye. Ade? Nayibonye ari kunyihanganira. Wapi ntabwo nari na ntabwo byakunda ari amasaha saa 9 urabizi nibwo mbafite n'abakiriya. Wapi ego mana. Aba hari ikizuba cyinshi pe. Nkusi mbabarira byibura saa 11 we nuzirenze utaragera hano iwacu. Yego. Ega amafaranga araryoha. Sawa. Ma, reka ngufashe. Uretse ngufashe ma. Uretse gato.
Mariko wandakariye. Wandakariye. Mva nkubwire mama. Bya bintu nabyemeye. Urumva? Ya mafaranga tugiye kuyaguramo amatungo. N'ubundi ni iterambere ry'umuryango. Hari ikibazo? Noneho nta kibazo. Ariko nyine nawe uretse ibyo twari tuganira. Erega mwana wanjye ntago ari uko kwanga. Nose dufite amatungo si iterambere. Yego. Erega amatungo niyo yaduha n'agafumbire. Gusa shaka abantu bina bazatwata. Oya. Kibazo rero nkubwiye ikintu na mushiki we mama namutanyumva. Ako mama hari umuntu wakanga kumva ibyo tubwira. Jewe nowe mugabo mfite ujye reka tujye inama. Nta wundi muntu wo kugisha inama mfite. Wowe uri papa uri mama uri byose byanjye. Iyo nkubwiye ikintu nka kuri ukacyanga. Byongera n'akantu yuko ndi umugabo wawe rega. Rero ujye umbabarira rwose ntugatume umutima wanjye ubabara kubera ko nababajwe n'ibintu byinshi cyane ntago mashaka ikintu kinkoroga. Sibyo? Yego. Ubwo tuzagura iki? Uzi ibintu tugiye kugura? Ese ma nta kuntu harya ubu ngubu tuguze inka dufite ihene. Inka y'ibihumbi 100 ibaho. Nese ugiye mu kazi ugiye ngo Nkusi uri kuvugana na Nkusi biki? Ariko se rekura ibya Nkusi bigiyemo. Oya we mbwira. Mama kuru ya Nkusi numvisha uvugana na Nkusi. Ni Nkusi nzi nundi Nkusi wavutse bimeze bite? Ni Nkusi uzi. Dufitanye gahunda yo gusohoka. Nyuma y'akazi? None se umwenda wari uri kunzana wo kujyana muri interview no kusohokana no kujyana. Tesi ugira ibibazo byinshi cyane ni wo gusohokana nambaye. Iyi kanzu rero nimbi. Nimba ari Nkusi nzi. Reka nze nkuzanira agakanzu ku buryo. Yesu. Hakura cyuho reka ubyishime wajyana we bagiye gusohoka. Nkusi ariko araguha amafaranga. Namara barambwiye ngo sumbire. Twagura inyana. Akakiri gato. Akanyana nyine gatonya. Akakiri gato. Ari byo. Sinakoretse hano nari kuzagashyira. Kibazo rero nyiragora. None ubwo twongere tuzakureho amabati. Twongere tworora izindi ngurube. Rero barakwakorora ipanya. Ipanya sura imbeba za kizungu. Barambwiye ngo zirororoka. Oya. Kankwereke. Eka ahubwo tugura izindi hene kubera yuko ndashaka kugira bagikongoro nzabemeze. Erega ubundi ndagukunda. Kandi bamucoma bose bo hano mu mudugudu. Burango baranyemera. Yego. Rega nta muntu kandi nituba dufite hene nyinshi tuzajya tunazigurisha. Kumbuye n'agasupu. Ahubwo reka nkubwire. Kuri 500 tugura agasupu mwana hano kuri kw'Imana. Oya umva we nta kibazo. Agasupu turakagura. Ahubwo nagira ngo dukemura bino bintu byose bigende neza. Ahubwo reka turebe uburyo duhamagara Aline agende ku isoko. Ajye gushaka uburyo agura akanyama. Ugura mu telefone ahubwo nzanira amazi nkwereke. Reka ngufashe. Twikorera. Buretse. Nzanira amazi hariya. Umuzanira amazi. Nzanira amazi. Hoya Nkusi muzasokana na Nkusi. Pink. Mana yanjye. Tesi. Yareba ukuntu bijyanye. Nese ko wishimye cyane. Nkusi ni inshuti yanjye bisanzwe ndikubona wagira ngo watekereje ibindi bintu byinshi bidahari. Ntabyo. Yewe binashoboka ahubwo nuko ikanzu niriwe nyambaye agiyemo icyo yanire kugenda nambaye. Iki kintu ukakijyana. None kankubwiza. Zingiye kwifotoza. Uzahera kwishyiga bigucane. Niyo yaba ari inshuti yawe none si inshuti ntago ari yivamo umuntu ukomeye. Nyine akaba yabana. Azavemo umuntu ukomeye kuri famiye yiwe ariko ngiyewe kuri ngewe rwose hoya. Nkusi n'inshuti yanjye nk'uko ubizi kuva kera nta bindi bintu birenzeho bihari. Urame ko baho mbaye. Sister ntukijabirize. Sister mfita. Ese kutazana ayo mazi? Ya nawe genda yikurura. Gira vuba vuba dore umuriro ugiye gucika.
ibi bintu ari kuri mu katari ibintu byawe ntabwo nakubujije. Nose ko nta myase mfite vo hano ibi bintu mbyikorera. Mama nawe urirushye rero. Nose se wowe babanze kujya gusenya. Buretse. Kavudashya. Ujye buretse ndabikora. Tebira. Buretse. Ujye buretse. Impori. Katurebe. Nawe rega imyotsi bayazi. Nawe watetse washizeho inkwi nyinshi. Kandi ibi bintu nta nubwo urega zinari n'inkwi. Urakoze. Biriho neza se? Biriho neza. Bikaza mutabitokoza. Sawa. Nawe ubundi mwana wanjye. Yego. Ntakiza kubyara. Mubiyondeye byo ngwino tuganire hano iyi myotsi itatwica. Reka tugume hano. Uya ngwino. Reka mama ibintu bigiye kuzahinduka. Reka ndaza kugaruka mbere. Wapi genda nakwanze wowe watinze. Ego mana yanjye nasoje kare. Rahira. Okay, reka nsohoke. Sawa. Ego. Rero siri mu kamwana wanjye. Ntabwo nkema nyine kubashimira wowe na Line. Ukuntu mumba hafi mu buzima bwa buri munsi. Ariko Line umukunda cyane kundusha. Mwese mbakunda kimwe. Mwese muri abana bandi. Ndukunda nakunda wowe kuri umuhungu. Ariko mwese mbakunda kimwe kuko muri abana bandi. Yego. Nukuri muranyubaha. Nukuri mumba hafi. Nta na rimwe njye nicuza ko nababyaye. Mbese umubyeyi wese uri mu isi yakubwira. Singukunda. Yego. Umuntu wese yakwifuza kugira ngo umeze nkawe. Ubahawe ikinyabupfura. Niba umwana wanjye nkubwira ngo uryoherwa n'ubuzima ubaye. Reka ma nanjye impamvu ubona ubu buzima bukiri kundya ariko ndabizi yuko hari ibintu bigomba kugenda neza. Ni nayo mpamvu nakubwiye ati reka twigurire amatungo n'ubundi ushobora gusanga tworora amatungo menshi bikarangira dukize. Reka nkubwire mwana wanjye nta muntu wiyima nta n'umuntu wanga heza ahubwo arahabura. Akagahe turimo uyu munsi umunota ku munota ubuzima bwahinduka. Ejo Imana ishobora kudukinzira nako tukaba abantu. Kandi ndabyizeye kubera ko uracyari mutoya uracyafite gukira imbere yawe. Kandi niba utakira twakihanganira kubera ko turi bazima nta ndwara z'inzaduka dufite. Mama nanjye buriya inama zose ungira nzigenderaho kandi buriya ndakubaha kandi nanone jewe ya etaje nakwemereye nzayikugurira urumva nkugurire n'imodoka. Ahubwo se ma uzabasha gutwara imodoka? Ndashaka ngo uzajye uca muri karitsiye utwaye imodoka abantu bakubona bati dore mama sirimuka dore. Uzi ko abantu bazajya bakubona bati mama sirimuka wamubonye. Aba bantu ku musozi nagira ngo ku musozi aba bantu bose icyo gihe umuzima azadutinya. Nta kundi mwana wanjye gusa ma rero nanjye reka njye kureba ari amatungo yanjye ndaje tugani ariko nawe irankono mbabarire ndateka vuba nta kibazo ndashonje reka mbe ndeba ari amatungo. Sawa. Ese ndagushimiye first of all ko wemeye ko dusohokana. Ahubwo ninjye wakabaye gushimira.
ntabwo naherukaga gusohoka nkubwiye nk'igihe rero byagusohoka mana ni kera nkiri kwiga kaminuza shuwa kaminuza n'igihe gishize nsoje yego nubwo atari kinini ariko ni kirimo ahubwo baduhe iki cyo kurya mu gikoni ufite iki hari inkoko isamake hari bushete y'umushishito n'ururimi n'ifiriti n'icyane gitoki ese umushaka kurya Natanya guhitamo oya choice ladies first inkoko nta kibazo ntakindi bijyana se na chips right okay ko inkoko na chips akantu k'agasalade ukiteho cyane sibyo yeah so isi rero ibyo ndikubwira kimwe mu bintu byatumye nifuza gusohoka nawe nyine kumenya indimi ni gute simbinzi ni gute yego hari ukuntu aganira nawe ubimbwira mu ncamake mama wawe ariko ushise kamera ntabwo nanumva gute isimbi na famille bisanze mu buzima nka buriya ngaho tura wongera ushake kurwana nanjye ubu sinkubonye umbonye ndi kurya nkubonye ubura ubuzima kandi iwanyu bishobora kuba muroga ato wanyu se nika iwanyu kanigenderere nyokobuje ni umurozi ninde kanigenderere nyokobuje ni umurozi ngo wari uzi ko mwandogesheje ongera undoga aka kanya ongera undoga ushaka kujya kurwana ongera undoga ngiye kugusiga hano wowe uzasigara unyama yibobo sawa urabona ibintu utangiye wowe ushaka kurwana wewe ariko mana yanjye n'urasa wagira ngo nta bakobwa bose isimbi siko badakomara no barahari Jesse noneho Jesse muri hehe noneho ko nta muntu umwe ndi kubona mana yanjye noneho ukuntu gusa Jesse ako se no mwabaye iki muri hehe ko nta muntu umwe ndi kubona hano mbabarira umwiza ukuri uranga mu gikoni uzi uburyo mbonye hariya kuhagera biteye ubwoba uzi ukuntu hasa izi saha nta no gukubura nta no kugira gute nazindutse ngenda ngo mbasize ahangaha ubundi Simba ari hehe ko nyuze no ku kazi nkasa nawe mama ubwo ngubu nimba atari ku kazi ashobora kuba yahise ajya muri interview kuko yahoze avuga ko ari bujye muri interview hanyuma we wasigaye ahangaha wakoze iki ni birebire byabaye ibyo umererwa bimeze neza na papa wacu hari nta kibazo umuryango umeze neza ariko nyine papa yaje kutwihinduka aragenda atwara n'ibintu byose ubyumve ngo nta muntu uzi ngo ibyo yakoze yabitangiye gute cyangwa byatewe n'iki umuntu twaramubuze dusanga ibintu byinshi hari ukuntu yagiye akora amanyanga arabigurisha dusigara nta kintu dufite none se rero kandi mama umuzi nta gukunda ibintu by'amahane cyane nubwo hari inzu yacu imwe yasize avuga ati aho kugira nzayibemeje n'ejo bundi bazaze bayinyiciremo katwigendere tujye kuba mu cyaro dukore ubuzima bwacu dushaka amafaranga yacu bitoroshye habe na gato n'ubundi nyine turagenda none se kimwe mu bintu nibaza nta n'akanunu na kamwe nibuze gato mufite kaho yaba ari ibyo yaba arimo cyangwa wenda akashobora kuba yarashatse n'undi mugore nta makuru yiwe tuzi kandi na mama buriya ntabwo dukunda kuganira ku bintu bya papa kuko iyo mubiganiriye hagira agahinda akiyumva nabi rero kuko mba nzi ko nitumuganiraho mama wanjye ariyumva nabi bitume mfata umwanya munini wo kuguma mu rugo njye kumwumvisha ko atari ko bigomba kugenda rero nirinda no kumutekereza papa wacu niwe wadutumye kuba kuri iyi reka tubireke sawa ubwatsi se mukwiwa kayibeshye none ahita nkumena agahanga wanjye geraho gapfa utambyine wagisambo wanserereza ahubwo gushaka iki mwana gushaka iki gankora ntabwo nakwatse amafaranga ukayanyima ubu none nsigaye ngurusha n'amafaranga nyine nkora wacu ngiye kubahindurira ubuzima
wamaye ibobo tambuka wikorera ibintu byawe utagira ngo ndi n'umutindi nkawe ikorera ugende mva mu maso ikorere tita ugende ndagutwara iki wangigero gapfa utambyiniye wagisambu ubu imirimo yaha mu rugo yose nzaza nyizengurukamo isimbi ntabwo aba yagiye akubuye nk'ubu nakuye mu gikari hariya nari ntarahakura nari ndi guteka ngo uze usanga ibiryo bihari ubu ibyo bintu byose nazambikorera rimwe koko inda niyo ishyira imbere inda niyo ishyira imbere kandi umukobwa ikintu yagakoze ni isuku mbere y'ibintu byose wakabanje gukora isuku maze iby'inda yawe ukabizana nyuma ariko mama nari ngiye kuhakora reka nari ngiye sangahe saa 5 nari ngiye guhisha wakagombye kubyuka ukabanza ugakora isuku ugakubura nk'ubu hagize uwinjira hariya wahabonye genda uhazenguruka maze urebe ukuntu hasa ngo Simbi ngo yagiye hehe yagiye muri interview hako interview yatigeze ambwira nta kintu ajya misha byagenze gute wasanga yagize akazi kenshi sha simami Simbi icyo ndi kubwira sibyo uri umukobwa mwiza warize ufite ubwenge hano kandi uri umukobwa buri mugabo wese yakwifuza kubera kamanza mbwira ushaka kubwira urabyumva gute umuzanye i Kigali nkagushakira akazi ariko kuza i Kigali ni byiza no gushakira akazi ni byiza ariko buriya njye ntabwo nafata umwanzuro ngo umubwire ndabyemeye uzashakira akazi ibiki mama wanjye buriya ntabwo nzi ukuntu yakiyumva nyine aramutse ngushaka kujya i Kigali gutya gusa namubwiye gusa ko tuza kubijyaho inama simba nshaka ko yiyumva nabi simba nshaka ko avuga turi nka so cyo kwangeramo abashyira ariko nawe ufite kumenya ikintu kimwe uyu munsi kano ka iterambere ry'umuryango wawe uri mu maboko yawe cyane pe sibyo ni nayo mpamvu nkora biriya bintu byose none se ko udashaka kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi please think twice si uko rega ndabishaka ni ukuri ndabishaka cyane ngira ngo binashoboka mu gitondo nasubiza mama wanjye mu buzima bwose njyewe ndi tayari gukora buri kintu cyose ariko ubuzima bwawe bugahinduka sibyo kandi warangije kunyeka ko bishoboka niba nshobora kohereza amafaranga 1,000 ukava kuri miti ukajya muri boutique wanyetse ko ufite gahunda yo gukora so why udashaka yuko nyine none ubuzima buhinduka complete why please I beg you sinzi ukuntu musigaye mumeze so nzakora iki mushaka nzakora iki nzasare njye ku musozi nyine uzaza ubwira Isimbi amfasha ubu si ibintu byose nazambyigaraguramo nkabisoza koko namwe murangura pe mvuye kuvoma ndi guteka nakubuye mu gikari ahandi nari ntarahakora nase kuki utamubwiye mbere yo kugenda ngo asiga hakubuye agufashe arumva ngo abagiye mu kazi ako kazi karafunze iki mwokabyara muri kuko nzagirene isiko aho mwari mugeze haraho kugira ngo umuntu uhure mbunike kuntera ibibazo none ahubwo mwo murabinteza ubu nzakora iki koko abantu b'inkumi nkamwe musiga umwanda hano mu rugo ubu uzayongeramo hano azavuga ko harimo abakobwa nyine mbabarangiye kuhakora reka nzana umwenda gira vuba rwose gira vuba ibyo se byo bigeze he bigiye kuboneka ndaje ndahita negura gira vara nimereye nabi rwose reka nkubwire ntabwo mbyanze pe ko ni byiza kandi ifite inshingano nyinshi ariko nyemerera basi nze kubanza mbiganirize mama wanjye nabyemeye ndakubwira kandi ndabizirega ko nawe wenda utabyanga bitewe n'uko n'iterambere rya famiye yacu turi gushaka choice ni yawe sibyo ariko reba aho mwahoze uko mwari muriho uko mwe mubayeho nka famiye uyu munsi nkuko maze kukubwira ni wowe biri mu biganza byawe so bitekerezeho ugende bice utekereze uzi Kigali okay ngaho reba ukuntu usa kano kanya twasohokanye wamenye ko ugiye gusohoka no ukeneye kongera kugaruka mu buzima bw'Ikigali kongera ukamera nk'abandi bakobwa ndabikeneye ariko ndikubona famiye yanjye it's okay numara kuhagera
wafatishije ubuzima na famiye zaza ikibazo kiri he? nta kibazo reka ibyo tubireke nze kubanza kuganira na mama wanjye. kugejeje izi saha ikampamagara numve ntaniriho umwana wanjye yabaye igikuku simbi wagiye atambwiye akaba ari iri joro ari ubwa mbere yabaye ikimana yanjye ko numva muhangayitse numva mbuze amaboko ndabikirane koko we simbi mwana wanjye ureye telefone ntayiriho simbi we ndakora iki ndabaza nde mana ntabara n'ukuri ntabara ungarurire umwana kuko mu buzima mwana we mu buzima bw'ubuzima bwanjye bwaba burangiye. Musi ndashaka kugushimira ni ukuri wakoze cyane cyane pe nishimye nta bindi bintu bidasanzwe nakubwira wakoze watumye byibura mpindura mva mu rugo tukanaganira ibintu by'ingenzi. Uzi indirimbo ya King James ivuga ngo ibyo ubona ni bike biracyaza urayizi? By the way nanjye nishimiye ko wampaye n'umwanya sibyo? Ibi ni ibisanzwe ngomba kuganira nawe gusa aho gucyo nshaka gusaba ni kimwe please umfashe tekereza ukuntu kukifuza naguhaye cy'ukuntu wava hariyo ukaza Kigali sibyo? Ngomba kubikora. Akandi kantu nambe ufite? Ntabwo yabura ega simenyere no gutaha amasaha. Sure yajire naje nambaye ndego ifuke nta kibazo tayambe urakoze. Mbese hagarara uvuye